ndatungana kubera yuko umuhungu wawe hari barata ducisha make yagaragara nabi karengane ako nukomeza kunshorogotora karinganire urazikura izikuzimu nge mumerere nabi karinganire care neza tungana kuri discipline tuganire niba mushaka ko tuganira kandi nabo niba munashaka kuza ubundi se aravuga ngo sinica undahagaze kumpohotera ndahagaze nakubwiye ngo hamagara mudugudu nakubwiye ngo mbabarira ongeze ko karinganire mwana wanjye ngira ibyo mwibarisa uranyemerera karinganire amanyanga yawe watangiranye n'umusore w'ingimbi ngo njye kuzura umusore uragiye uyajyana mu gushaka urayakorana mu rushako urayatambikana mu rubyaro none sazirimo ubusore ubona ashaje ahubwo se yahe manyanga ibyo bintu uvuga ko numva ntabizi kandi ugendeho neza nyine ibintu uvuga ko numva ntabizi ama wagira ngo bagiye umuntu uri kuvugana nawe karengane urerekana Jeannette ari kuki urerekana Jeannette ari muragarutse kunshinyagurira karengane ndakubaza gatatu nikurikiranye urerekana ahantu Jeannette ari kamihorere rwose karinganire urerekana ahantu Jeannette ari yo ni inshuro ya nyuma nkubajije tega ugutwi rero nkubwire uneza amatwi utongera kunyentimida utongera kuza ahangaha wigize karamva gende gakeya noneho ubwo ngiye kugenda gakeya gateye gatya ugende etape par etape aha tegana nyano nkubwire uze guhangana nanjye karingani warashorogotoye ushorogotora ubanza icyambere wibuke ko washimutiye umwana ukamujyana ibimenyetso birahari birihe bizana turebe nabyo sigiye kwijijisha birihe none ubu ufashe umugore we nawe uramushimuse uramushinyaguriye umugore we umwese umupfu umuteretse mu isanduku idahari kandi umugore ari wahumeka ibyo byose nta byabayeho karingane ibyo byose nta kimwe cyabayeho ubu rero naje kuguhindura akantu kabayo nuko ntamusobanuriye ariko ngende umusamariya mwiza hariya nakubereye compassion internationale noneho ubu rero tugiye kujya muri leta kurereye uteze amatwi warareze warakoze uranje uraza urantimbagura naramuguhaye warandereye nari nakureresheje ibyo navuganye na Gasana se urabizi iyo wowe Gasana se amafaranga n'icyo yagiye kubikobereza wagira ngo ntabwo acaga mu buyobozi burya ibintu byose twakoraga amajwi yawe ibintu byose byagare kunyura mu buyobozi abaye ubuyobozi nta makuru ufite birangira karingane nimwe nagukiriyemo nuko nabonye umwana wanjye ari muzima hako naramufashe neza teka amatwi ngubwire genda gake cyangwa njye ngukora yeme ubu noneho ngiye kukurega ntangirire mu muzi nta kuko amafaranga n'icyo cyose twakorezaga uburyo twaguhagamo hari nk'abantu 100 bagihumeka babizi ntugire ngo ngiye gukora ibintu bidafite ibimenyetso buri kintu cyose nakoresha kugera naho nza kureba umwana wanjye byose naga mfite ababikurikiranye kandi babayobozi ntabwo utapigezweho no kumenya umwana wanjye ko ari wawe nkimara kubimenya na wa munsi ntambara iberi wawe ibintu byose byari biri ku murongo ntugire ngo ni wowe uzi ubwenge wenyine ko nta kintu nagombaga gukuva mbere ibintu byose nabifatira abagabo none itapi ikurikiyeho rero n'ubu abagabo barahari bazi neza ko Jeannette harahumeka bazi n'ibyo wasinguye mu isanduku karingane naje ngo tuganire kuneza wese wari uhari ubwo se ndi kukubwira ibyo ntazi sinari impari nari ndi purizo aho kugeza isaha ya none atuvugana biraza none rero karingane je nkurikije ukuntu ubona nimba wumva udashaka usubire muri purizo nimba udashaka kuzajya guturikira mu munyururu ngo upfiremo usaziremo usaze nk'ikintu kiri aho ngaho kitagira akamaro ngisha ukuri vagesha kuri ubunyangamugayo bwarangiye ntuntuke ubwo nayo nurengeye cyo mubwiye urasobanura uratanga Jeannette ari ku neza cyangwa se uramutangira mu buyobozi sose yakose amateleviziyo yose yahuruye turi gutora mu cya kintu wakize mu isanduku urabigenza gute umuhaye amahirwe ya nyuma amagambo ushaka kumva yawe ya nyuma n'amahirwe uhawe kuba naje hano nitonze suko ntari no guhagarara aho kunziriza ahangaha ngo mvuze induru mpitanerekana ibintu byose ku murongo kuko nabo wahaye amafaranga mbese ya inzira zose wanyuzemo gukora amanyanga byose byasobanutse urerekana aho Jeannette ari ibyo se nibyo mwitwaje noneho uyu munsi karengane urerekana ahantu Jeannette ari cyangwa ntawe werekana kandi yumva bari ngo noneho ngewe
wari wabona umuntu wigaragambije ntaceceka hari indi jambo ryanjye mwongera kumva ejo nyuma wakoresheje ibintu reka tugende tujye mu mategeko ikindi kandi nidusaba cya gipapuro cy'ejo ibyo ngibyo mutangiye muvugavuga mukandi wari ntutangiye kuntimbagura njye ngukozeho gutimbagura wakibona ngo kumpekenye intoki unantuka ngo ndi ikintu nuko wari untungaga nakubwiye ngo naruhekenye ariko ndigarura umenye ko uhemukira umuvandimwe kandi w'inyangamugayo mu rugo nanjye impamvu nashaka kuguhemukira kuko nari ijana kugeza none ngo umbwize ukuri kwa nyuma gushoboka kuko no kuba nagukorera ibintu bibi si byananira noneho rero reka mbabwize nubwo wenda njye mbona rero reka mbabwize ukuri sibyo reka mbabwize ukuri si ukuri mushaka ko niko kwa nyuma nkeneye kandi nkundizi kandi mbagire inama ya kigabo mumfashe ntimuzagaruke tujye muri ubwo buyobozi mujye mu buyobozi mumanuke hasi muhere mu isibo sibyo excuse muhere mu isibo uzamuke ujye ku mudugudu ujye ku kagari paka muzajye no mu rukiko rw'ikirenga yakoze cyane paka no ku rukiko rw'ikirenga nawe urabizi yuko n'ubundi ikintu rero kwirengagiza ni uko dufite amajwi uri kubwira umuhungu wawe yuko Jeannette yagize gutera byawe umusaba amafaranga sawa rero nta kibazo natwaye amajwi turayakoresha aya ngaya niba wavugaga nonaha nabyo birafashwe kuko wamundereye neza ubundi akazi kawe no gushimuta urabimenyereye mwese ntabwo mwashimbose wenda navugaga Jeannette w'inyamagana zana saving ahubwo wenda navugaga Jeannette w'intuza ibyo magambo ayo magambo nayo uvugiye hano yani muntera ubwoba we ngaho okay sawa ngaho sigara muntera ubwoba amahoro se nimwebwe muyatanga kandi ikindi muzagaruke kumbwira ubusaba muri gese tuzagaruka tuzongera kuvugana nawe ubu nta muntu uzongera kuvugana nawe mugiye kurega ibyo twavuze birarangiye ariko nk'ubu mukozwe n'isoni dukorwa n'isoni kandi byagaragaye ahubwo zagukoze urerekana ahantu Jeannette ari cyangwa ntabwo uri buherekane noneho rero reka nkubwire komeza ufungure umutwe wawe ukubure muri ako kanwa kawe kubwiye ngo ngewe ubu ntabwo ngigutinya naguhekenya akarengane nagukoze isoni waretse ngasiga genda karengane siga genda shaiva ni ukuri kw'Imana umugore namwe ntabwo mwari kubana nawe ntabwo yari kugura wagendesha umugore ngaruka genda banza unatera umwako kujyana gahambirwa waki hemuwe wamuhemuwe usaza rugiye gusaza Rwanda ikigore kitagira discipline ni icyahe koko umuntu atubaha abakuru ubundi ntimuzagaruke muzaye muramenya yuko kandi muri mwese nta n'umwe ntunze wandakariye kubera iki? Bashorireka. Wandakariye sinzi ikintu twapfuye nge nawe. Cyosha kukubaza. Sheri bite? Shaka kubaza ikintu kimwe. Hari umugabo wamuzanye bita Karinganire. Sheri mbye. Jose nari n'ubwa mbere nzumvishe mu buzima bwanjye. Sheri. Karinganire ntawe uzi. Sheri kanguka. Njewe abantu bitwaye amazina n'umunyarwanda se? Nusumba nirizi. Nuko atari umunyarwanda. Ntabwo muzi ibyo zina n'ubwa mbere musobanurira yumvishe kake. Sheri mbabambwiza ukuri. Se Sheri ubu okay. Unziho kubeshya se basi? Unziho kubeshya nyine? Sheri wenda wabyiga. Nabyiga se uko mpuye nawe? Kunkunda ko nta kintu nyima na kimwe nakubeshya ngo bimarire. Okay, Sheri. Ndi mwita Karinganire mutamuzi. Nawe ese Sheri bite? Ni umukise akora iki se? Sheri. Sheri bite Karinganire sinzi ngo ninde uwo musaza sinzi ngo ni igiki sinzi ngo akora iki nuwa hese. Sheri Karinganire ni papa wanjye. Uzi ko wandakariye neza wanze nuko bananyashyira nyine Sheri nyumva. Umunsi duherukana ndi kuvugira kuri telefone. Twaraganiriye twaje guhura turaganira. Numva ari kumbaza ibintu ngiye ngira ubwoba yuko ashobora kuba mwararyamanye.
mu izina rya Yesu njye n'uwo musaza Sheri nuko papa Njye n'uwo musaza. Sheri nubwo gubana nifite nuko papa utamuzi nkaryamana na papa wawe njyewe hako noneho uretse nawe nise n'abatari baryamana nabo ariko noneho kuko namubwiye umva impamvu se kandi nawe uriho ari nawe wanyumva none se Sheri kuko namubwiye izina ryawe nimubwiye izina rya mbona arikanze yarikanze none ubwo uhita wumva ko Sinamwati- twaryamanye Sheri. njye nawe ndabaza ati se Sheri wanjye uramuzi mbona ncishe ku ruhande arambaza ibintu byinshi akumutona nawe ati ashobora kuba yamishe yuko wenda ko mwaryamanye oya umusaza ntabwo niyo mpamvu naje nurakindabonye narakariye nari nzi yuko mushobora kuba mwararyamanye njye nawe n'uwo musaza akuse Sheri okay wenda urabona kuryamana n'abasaza aribyo bimbereye no Sheri okay basolution nimba bitanu nise uba wafushye bundi no Sheri ntabwo ari ugufunga ntabwo ari ugufa kandi ndi kubibona urumva ko byo bari n'ikibazo ahubwo ndi kubibona baza ko ngiye ko oya Sheri wafuse ariko mbabara imbara nakubwiye nabi sibyo si wafushye Nari byemera mfite ariko ikibazo. byemere ko wafushye nyine Sheri nabona nafushye ariko wafushye ndi byumva kubibona byaba ari ikibazo kunyura aho papa wanjye yanyuze papa umusaza muzehe papa reba umuntu wabyaye umusore nkawe Awe. kunangana ariko baza papa wanjye utamuzi nuko utamuzi none ariko ibaza umuntu nagiriye ikibazo nkamubwira ati ushobora kuba mwararyamanye uramutinya none wowe mu bakobwa cyangwa mu bagore ushobora kuba uri umukecuru aho ufite utwana duto higo none se kankubwira Sheri ntabwo umuzi ariko tunabireke noneho vanyiza amahirwe ukaba utamuzi ntabwo muzi uwo muzehe Sheri rwose sore nanisha mubwira nawe ariko sibyo iyo warakaye uba mubi noneho uba mubi basinseke Sheri urambabariye Ndakubabarira. Bonjour. Ni mu kazi se? Bite se? So. Uba neza. Ni style we bite? So ntabwo nari Bite se? sawa. Umva nibagiye kukubwira. Gadi yaranguyeho. Badi. Yaranguyeho nari nsaza ahubwo. Byagenze gute se? Nagiye akansomera akantuka yarantutse ngo karinganire ngo muraziranye ngo iki Ukamubwira njye wigeze ubimbaza yuko tuzanye tutaziranye. dandese We nyine wowe wari kumusubiza ese wari ubizi ko ari umwana we? urumva se njye nanjye nari kwita nivamo naramurebye nyine dacitse Ese ubwiwe n'iki kumuziranye? ngo karinganire ngo yaravuze ngo umukobwa ngo w'inzobe ngo witwa ngo riri noneho mvuga umusari ikigoryi cyo gihe umaze n'ikigoryi cyo cyagiraga ngo naryamanaga na karinganire ibyo uri gutekereza nk'uko ubitekereje nanjye niko nari mbizi kirangije cyo yari ugufuha njye nyumvira Ntako nizeye ko byarangiye atamenye yuko byarangiye nyine ubwo naramubeshya urabyumva nyine yawe nawe usigaye ushaje mbere wapangaga imipanga ikaramba ariko naramubwiye ati uwo musaza simuza si ubwo uwo musaza ubihakana karinganire nise ndamuzi yaza agahita agusanga nkaho ngaho iyo aza akansanga nkaho ngaho numva bari kundasa ntawe ari kukuraza ahubwo ari kugwa muri koma bagahita bari bamugiza umuntu kundasa umva wibaze ko yarambwiye ngo papa ngo ntabwo umuzi ngo n'umwana uri munsi yawe ntabwo ajya amutinya urumva we yibereye muri gahunda zo mbese azi ko karinganire utamuzi byewe ndaho ninde si gukomanga simbizi genda wenda nagiye hari umuntu umufungurire hari umuntu usari watumye oya ntawe shawu usigera ku kazi se ntabwo uzi ndaza kukubwira ibindi bivuze ngo ntabwo mujya kubonana cyangwa bwakira tutabonanye cyangwa uramenye tuzajya mu rukundo n'uriya muhungu ntabwo bwakira tutabonanye cyangwa nawe byaciyemo wararyohera byaciyemo amafaranga ibikizi
amafaranga nsigaye mbona uhindura ibintu byose cyangwa nawe uransetsa umva wibaze ko uzi ejo namwatse 5,000,000 nkuko wari wabimbwiye 5,000,000 avuga ngo iki yarazimaye yari kuvuga iki Riri yaguha amafaranga 5,000,000 garuka hano urayagura gura amakuru ahagije umva nkubwire shyira hano gura amakuru ahagije umva nyine yaguha amafaranga yamura amafaranga nyine niwe yaraguhaye ninjye waguhaye amafaranga basi mereza 1,000,000 ariko narumiwe twavuganye ngo iki nawe ahubwo twabivuganye ninjye waguhaye idiro kandi ikindi ni gute ugenda ibyumweru bingahe cyangwa se igihe gito mumaranye ugahita 5,000,000 nsisi wowe bimbwiye ubwo tanya ngo ndikumwa kudufaranga dukeya najyaga ngira ngo ni njye wenda utari muzima ariko mbonye abari inyuma yanjye wabibonye ariko wabibonye abantu bakundisha pokwe umva 5 shake nise wazishyize zikenyereyo nise wambaye nimwe basi tuza kubivuga sawa basi tiro chance Ten. cyakora cyo mva reka mubwire nagwaye akazi Sibyo? kandi uzakihorera gahenda mu masaha nabwo no kumunsi ariko gade uzacunge neza umunsi yagufashe umva zanyitsa none umusata zawogura bye sawa njye sugira ngo hano njya nkumara umwanya bahora bampamagara ngo mu manama bagira inama wagira ngo muri muze gahunda se zituma utakigana si ibyo bintu byose ngira ngo iyo batagutumije baba batumijeho kagoye iyo batamutumije ubwo usanga hakubise huze wagira ngo habaye icyumba cy'inama bahagize na salle polyvalente yereka ibyo tuba tukubwira biba ari narabirambiwe nsigaye mbyuka nigendera noneho uba uri kudukweba wapima kweba se kimana agiye kwishakira amafaranga igihe nabo nta mafaranga hanyuma se bite ni sawa ndashima Imana mu rugo biragenda biragenda harya rero nakubwiye ko umugabo yari yaragiye gusura mama we ntabimenye ngo igihe hanze ubwo saraho yari yaragiye kumusura ariko igihe nyine yagombaga kumarayo kigiye kurangira ari hafi kugaruka iki se mutajyanye ntabwo nari bugende nzakareka gusa umwana abaye ku ishuri dukeneye kumusura kenshi ntabwo byari bukunde kandi buriya nyine muhungu na nyina ntabwo wamenya ibyabo usanze ngiye rero oya uretse hari ibyo nari nje ko tuganira nta kibazo nganiriza Dade, noneho rwose urabona turi twenyine sibyo wambaye tukaganira kuri kiriya kibazo cya Jeannette koko kera ko wajya kuba mu ruhande rwanjye nkajya kubona nkabona bya bintu byose binera nkajya kubona ngo ndabyibona niba mfite nawe utangiye kujya ugeraho imbere neza Dade ndagukunda niyo mpamvu ushaka ko bino bintu tubiganira nimba hari n'igikorwa gikorwa reba nk'umugabo agiye kuza asange ntukiba mu nzu yawe uraho nawe nta aderesi ufite ifatika uri kumva yumve ngo famiye yanjye ngo Dade yashimuse umwana we Dade wambabariye ngenda ashimuta nese ubu ngubu ibintu iritavuzwe umwe Jeannette nimba Dade wambabariye kuko nta muntu nzabibwira basi nimba hari basi mbe ntuje nzi ngo mukuru wanjye nta nubwo yapfuye ubwo nawe wije mu muryango w'abashinyaguzi mumunyibutsa mwese ubu njye ntabwo mwibuka none ubwo urumva se reka nkubwire rwose ntabwo ibintu rwose muba muri munitesha umutwe ko Dade kera ko ari inyangamugayo kuko ahindutse n'iki ubu se narabihinduye kuri nsigaye mbona ahubwo noneho ubunyangamugayo bwabaye bwinshi senge ntungane nese nyine niyo mpamvu ugomba kumva ibyo nkubwira ntushaka ko tujya kureba ahantu Jeannette ashyinguye ngo turebe mwimva turebe nimba koko Jeannette arimo ngo duce amazina mwemva kamubwire teta tangiye nayo kumena nka bayivu kandi numva ngo ujya worongotana ukanajyayo ngo ukagenda ngo ukirirwa mushyizemo politiki ubwo nawe wabona nyine wadutse Dade no kuri I promise reka nkubwire basi mbinsi iryo banga nta muntu nzabibwira pe Jeannette arahari ni muzima icyo cyonyine nicyo nshaka kumenya Jeannette nawe yewe yitabye Imana
Jeannette rwose nawe ibyo muba mutangira rwose ni ibintu bitari byiza. Nese ubu tuvuge ko Ivan noneho yasaze. Yataye umutwe. Ni kwa kundi umuntu nyine agenda akabidoro ubwo nyine byararangiye. Zaramunyoye nyine bwarapayutse. Kandi dada yakamubwiza ukuri ibi bintu uri kwivurugutamo bizagutahana habi pe. Wakemeye icyaha. Noneho bitahana. Nimba waranagikoze tukagusabira imbabazi bikarangira. Musaba imbabazi heza. Uzi ko bino ahubwo mwebwe mukwiye kunsaba imbabazi kandi ngewe nzabandikisha amabaruwa ahubwo mwandike munsaba imbabazi. Ndaduswa bino bintu biramutse ari byo wakatirwa burundu. Nashaka shano nutangiye kwigira umwavoka. Gushimuta umuntu hatirwa nande se? Kwita umuntu muzima ko ari umupfu. Heze umuntu uwo buriya nyamara keretse wenda yazutse ntabundi ngenzi neza ko twamuherekeje mu cyubahiro ahubwo turekera aho ngaho tumureke yiruhukire. Tumureke yiruhukire yiberaho amahoro yiruhukira amahoro nako ubwo ntabundi keretse habayeho ibitangaza by'Imana naho ubundi izo ni za politiki zawe na n'uriya musaza wawe wa kera n'uyu nguyu nabonye mwarabicengeje no murarani ku buryo nk'ubu ngubu natangiye ngiye kwigira muri hoteli abariho nibera kuko aha ngaha aya mafaranga se kwishyura hoteli zawe gushara miliyari mfite rwose gade arayinkubita muri iyi minsi rwose gade cyakora icyo ukundira abantu b'amafaranga ntujya utanana gade arankubita miliyari na Eric yenda akuma miliyoni 10 ziki se zuko wakoze iki z'unyangamugayo no kwitwara neza n'ubujyanama bukomeye naho ubundi bindi dada yakamubwire sindi bucura bwawe nkaba ndi kukugira inama ukanga kunyuma bino bintu nibikugaruka undi usimbura Jeannette ibi bintu nibikugaruka na akazi kawe muzavuge ko ntakubwiye ntajya ahubwo muzandike munsaba imbabazi ko mwabeshyeye intungane. Yego n'impamo ngaho tusohokane se waruze ko ugiye ndagiye ariko banza ugende kumashaka kurikirana abantu bashinje ibyaha banza ugende yewe hari gahunda yindi ngiyemo mbanza gutunganya kuri telefone. Genda ariko ibyo byose nibyo bizagucisha nigira ubundi se njya muri hoteli cyangwa ko nkigira i Burayi muzaye mwirirwa izo nama muzamuzikorana nande? Tuzazikorana kuri telefone wese ntugiye gukemura kuri telefone. Etse nigire i Burayi. Sawa suhuza rani. Etse nigire muri Canada. Muri Canada ndeba muzajya munkura. Amakuru yawe meza urugo rumeze neza so ntubibona ndabibona ubu uracyishyura amadeni tikute abareba umubyeyi ko narinje kureba Ivani erega umubyeyi we ntago nkifuza kugongana nawe kuko mfite ibindaje nshinga mfite ikimangayikishije sinzi niba nawe uhangayitse cyangwa uri kubibyiniramo ntago mbizi narinje kureba Ivani ngo ngire ibyo nganira nawe nanjye wo munana natukusana nuko nyine makuru nari nyazi ko nyine uri kwishyura ibya musaza wawe nibinaga nanjye byarambabaje kubona umukobwa mwe bagufata ngo ugiye kwishyura niyo mpamvu mbwira ko musaza wawe ari mubi rega nanjye byarambabaje amukecuru sinjya nkumenyera aha hari igihe umuntu agenda agiye kwishyura akagenda akanahaha burya si igitangaza ugasanga niba ujyanye igicuruzwa cyawe ku isoko uze ngo hari ideni ry'umuntu ugiye kwishyura urugero ushobora gufata igitebo cya avoka ufite ideni ry'amafaranga 300 wagera ugasanga cya gitebo cya avoka ujyanye gihagaze 2,000 bikaba wakwishyura ukanagaruza bivuga ngo nawe nubwo wagiye ugiye kwishyura ideni warashimye ntago nashimye ahubwo nagiye ngiye kwishyura yasanze ntawanye n'ubwo bufaranga akarenganire yari yagurije akarenganire yasanze ubwo bufaranga mburenzeho uravuga akarenganire Shobone najyanye na Ivani. Kwande kwa karinganire. Uratinya kujyayo? Igenda bite? Reka mubwire kagoyi. Hari ibintu babirenze umuntu ubwenge. Umuntu uri mwana gukomeza yijyana cyangwa umufatanyije mujyana. Ngiye ntagenda erega namaze kumenya ko nawe uri umuntu mwiza. Nuko Imana. Ndavugane aha kugira ngo kagoyira sajya agiye buri munsi amuri manga sa. Umugani ko mbona uvuga udatukana. Reka nagabona gutukana afite nta nubwo uzongera no gutukana nawe. Burya reka mubwire ishyire mu mwanya wanjye.
si musaza Karengane nimuva mu ndimwe yego none se wishyize mu mwanya wanjye ugatekereza n'ubugome bwa Karengane ni ukuri ko imana n'akajwi wagashyize hasi yari kaburyo byose nabikoreshwaga n'umujinya ugatekereza n'ubugome bwa Karengane ni urugero reka nguye ubu nari igihe uganira nayo buramwicaye umwana wanjye wenda nubwo n'umwana wanjye atanshyigikiye agatima kaguma kavuga ati ibyo ari byo byose ni nyina ntabwo bijya bikubaho ariko ntajye ntanabikubwiye uri mama we none sibyo ubwo waramubyaye naramureze sibyo ntabwo ugiye ushobora kunyumvisha ukuntu Ivan nshobora kumuzibukira ntibishoboka ariko noneho ndumva waciye bugufi uremera nibura ko ndi ku ruhande rwa Ivan namaze kubyemera si mpamvu z'ejo bundi najyanye nawe ntajya kuvuga nti kugira ngo uramubyaye azajya aruha wenyine reka nanyishyiremo akanjye njya mwana njyana kwa Karenganire ndashaka kumenya ibyawe na Karenganire na Ivan twarajyanye Ivan yahavuye atarira atagize ati reka da yarira se turi kumwe Karenganire yarebye ate akubonye ambega urubwa yarawe ngo wagicecuru ngo uragarutse ngo ubundi ngo waziye mu muryango ngo urabitura bagatanya nariko ufite mushiki wawe w'intwari ako kantu warakavuze nariko kibagirwa se ako warakavuze ni buriya mushiki wawe ni buri minsi yose bura nubwo wenda tutajya duhuza ariko niho tunyura rugo nduza mu mwana wanjye ndamubona nibura urabyibuka ibyo bintu ko ari njye wagize uruhare nk'urwo ngurwo rungana rutyo ndabyibuka n'ukuri mana natuje impamvu mubwiye na Ivan nawe uhari nkabikubwira neza nkakubwira nanjye twaganira nta kibazo ubwo nyine nagiye ndamukurugutura ariko kereka iyo umuntu ubikira nibura ntanyica nyine naramukurugutura iyo umuntu ari mu cyaherega aba afite ubwoba nawe ariko n'ubundi nawe akanuye arakanura turamubaza tuti uravugisha ukuri cyangwa ni ukuvugisha ndamubaza ni ngewe ndashaka kugira ngo kuki utantumyeho ngo tujyane nibura abone turi kumwe nawe ngo ushyikirize ubuyobozi ntangirire mu mizi ukuntu washimutiye umwana mushiki wazaza byemeze ntabyemeze noneho ugezeho gushimuta umukazana atwite umwuzukuru wanjye umugabo utagira umutima ubwo nyine ndamubwira nti ubutaha nubona nyine nzanye nakabuhere azafata amaguru ufata amaboko Ivan anyuremo hagati akubite mu mbavu neze kusetse ubaye pangera uriya anege wangiraga amahane nkakureba nkavuga se koko uyu mukecuru nzarwane nawe nkareba kurwana nawe nkabona naba nkubahutse uretse ubundi abantu barambeshyira ngo ngira amahane hari amahane ujya umbonana kenshi ntajya unyiyenzaho nkakwihorera koko ntigendera urayagira ariko nyine naje gusanga wagira mu bintu biri ngombwa ariko nyine ndabona dushyize hamwe wenda Ivan nuko agira ubwoba ariko ntabwo buri bwoba bwa Ivan bukeneye nibe wemeye ko dushyira hamwe uriya se musaza wanjye ntituve indimwe cyane ntabwo nyakigikira umunyamakosa hoya uwakoze ikosa bagomba kurihanirwa niko jewe mbyumva n'icyaha kimuhama nibura nibe twari tubonye Jeannette naramubwiye ni ngewe ningiye kukujyana ahubwo nugeze mu gutura mutekero ko yavuze ko agiye kujyana mu buyobozi uretse tuvuze iby'ubuyobozi Karenganire sinjya mu reka tubanze dukora ibyacu hari ibintu byacu aramukangaga wakintu nambwiye ni ndahera mu mizi mfite abagabo bahamya yuko amafaranga yanjye nayaguhaye mfite abagabo mu muryango wawe bemeza ko umwana wanjye wamushimuse ibangana ari narabitse urumva kera kuva kera ngo ufite abagabo ni ndabafite kandi bagaragara bariho banahumeka amafaranga yanjye nyakoreza barabizi ushimutira umwana mu muryango wanyu harimo ababyemeza ni umusaza wanjye ariko yarakubabaje ni none ngiye guhera mu buyobozi mvuge n'ukuntu washimuse umukazana wanjye ukamushimutana inda ni Karengane ubundi ugira ngo ajya ava ku izima nyine se abantu babura kwihagararaho nk'intuza z'igihugu ajya ava ku izima abanyabyaha ako umwana wanjye afite agahinda icyo nicyo kinshengura umutima iyo ngeze kuri Ivan nkasanga umwana arababaye nta kimwenyura njye birambangamira pe gusa umbabarire njye bura ntabwo nemeraga ko atari uri inyuma y'urupfu rwa Jeannette ni ukuri nkurikije ukuntu wangaga Jeannette ukuntu wanga umuryango wo kwa Karenganire ariko ufite nerezo yo kuwanga rwose ufite n'impamvu wabanga ariko jya wanga nyir'icyaha ntugafata abantu bose ngo kubakubeye ngo urunde mu gatebo kamwe uvuge ngo niba yari umwana wa Karenganire ndamwanze niba yari umuvandimwe wa Karenganire ndamwanze niba yari nyina wa Karenganire oya icyaha ni cyo umuntu ku giti cye mama reka nkubaze kagoye waba ufitanye n'umuntu ikibazo kingana ko nawe ushyira mu bwenge bwawe nubwo mwenda mujya muvuga ngo rimwe na rimwe ngo ngira amahane birazurungutanyije uko byatangiye amateka ndayazi ntaraboneka byijurungutanya sinzi ngo tiku bagatikurana nyine ya tiku ya gutya bigute mukecuru
byanjye bakoraga byose se batekuranaho nyine bya abavandimwe sinzi ngo batekuye umugore wa se birasurungutana ngaho ariko ubukiraga kumi wari umeze ute nari mwiza reka ngende gusa biranshimishije kubona icyonye nawe tugaseka biratekurana birangira ngaho barahirwa ngo barahananye za purizo papa birivangatanyije wowe ari wowe wakwizera ko ibyo bintu ari amahoro oya ndakumva singira umujinya w'ukuri ntabwo navuga ngo ni uko ufite rezo yo kurakara ariko nanone ntukwiye guhora icyaha cy'umuntu umwe ngo ugihore umuryango wose ko ari misiyo yabazanye oya nta kibazo ubwo wabyemeye ko ndi kumwe nawe kandi n'abandi bo mu muryango karinganire ntaba biri inyuma pe kereka karinganire ku giti cye cya gihugu kirekire kirukara buriya ntabwo kiba ari ntabwo ndamenya ibye bariya bana ntabwo ndamenya ibyabo ariko ntukabatoteze ntabwo ndamenya ibyabo reka bose tubigeho dufatanije hanyuma kandi kajya kaza gutukana kakiri gatoya nimba ari kitwa kate tukura wagashira amakenga nta bugome kagira amahane nanjye ubwanjye karanjegezaga ndi nyirasenge nakubwiye ko ari babi nkase basi reka ngende ayivana mumbwire ko naje ahasigaye wihangane mubyeyi ibintu byose tubitware bucece karinganire tuzamubwira ndabikwijeje naza ndivugera ko waje wageze ese baguha iki cyo oya umugabo abantegereje ndamubwira ko wahageze